Yesu nashimwe. Ndashimira Imana ko dufite umuntu utuvugira uko biri kose, dufite umuvugizi. Amen. Nababwiye ngo nitwa Joselyne, mfite abana batatu, wa gatatu ni agahinja k'amezi 2, ntacyo bitwaye, nagasize. Ndashimira Yesu wanshoboje kuza. Amen. Kugira ngo umubyeyi asige uruhinja rw'amezi 2 murumva byoroshye se? Icya kabiri narabyaye mbazwe, ni hatari. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Ndashaka ko dusoma amagambo y'Imana. Nitwaga Gikeri, nibyo nababwiye, niko banyitaga bitewe n'isura nari mfite mbi, ariko ntago bakibinyita kuko nabaye umugore usobanutse. Ngira ngo muri 5 beza bazamo muri uyu mujyi nazamo. Haleluya! Muri 5 bazamo beza, nanjye ndimo. Ngirira umuntu mwicaranye ngo nutiyemera nta muntu uzakwemera. Nta muntu wakwemera, uzabanze wowe wiyemere wowe ubwawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndasoma amagambo y'Imana hanyuma mbaheho n'ubuhamya gato cyane, ariko Yesu ni mwiza. Hari umugabo uteye ikorasi, akora hasi anyibutse ibuye. Avuze ku mirimo y'Imana, avuga kuntu yabaye mayibobo bakabarya haga, kaba yambaye neza. Ndavuga ntuwo ni Joselyne tu. Ariko uzihana amagambo yavuze Imana imaze kumuhereza umwana. Yaravuze ngo Uwiteka arica agakiza, akura ikuzimu kandi agashyirayo. Akura hasi umukene mu mukungugu, agashyira hejuru umutindi. Wamenya ari ibiki? Mfite 2 ya primaire, ntago wabimenya. Urareba ko ndi umuntu usa n'umuntu ufite lisansi. Ntacyo bitwaye, ni Yesu wabigenje uko. Amen. Dusoma amagambo y'Imana. Mbanje no kubaha ntashyo za databukwe. Databukwe ni pasiteri na musizi wacu, aba muri Kenya, yari yaje kudusura. Hanyuma rero ndamubwira nti mfite ivuga butumwa ejo, turabonana ku mugoroba. Ndashimira Yesu ko yamuzanye amahoro. Icya kabiri kandi databukwe ni n'umunyamurenge, ndi umukazana w'abanyamurenge. Wamenye ibyo ari ibiki kari Yesu wabigiyemo akabyivangamo. Dusoma amagambo y'Imana ari muri Luka, ari mu Kuva plutôt, ari mu Kuva. Ubundi dufite ibihamya by'ibyo Imana yagiye ikora, uretse Yesu wabikoze akabikora Data buko yantumiye, yari umupasiteri atarajya muri Kenya, yarayoboye hari itorero rya Gashora. Antumirayo ntazi yuko ndi buhakura umuhungu we. Mvuze Imana umuhungu warankunda. Wamenye ibyo ari ibiki? Ibi bintu bya Yesu birakora mwabantu. Mvuze Imana umuhungu warankunda. Ngiye kwa pasiteri ku mugoroba iteraniro rirangiye, banyakiriye n'abandi bashumba bari bahari. Hanyuma umuhungu we nawe mbonaje kurya, ntago twari tuziranye. Ndamubaza nti wa musore we ko wandebye cyane mu iteraniro, wakunze iki mu byo navuze? Arambwira ati ngewe rwose nagukunze kandi tuzabana. Pasiteri wantumiye araturikararira, mpita mubaza nti urijijwe n'iki pasiteri? Ntabwo nari nzi ko ari databukwe mu by'ukuri. Arambwira ati uyu muhungu wanjye nabwiye Imana ngo niba uzampa ubugingo by'ukuri
bitewe n'urukundo nakunze Joselyne azambera umukazana, nicyo kimenyetso cyemeza uzampa ijuru. Ngayo nguko rero nabaye umukazana, Imana izamuha ijuru wa Banyamurenge. Wamenya ari ibiki? Ni danje. Dusoma amagambo y'Imana ari mu Kuva ibice 11 umurongo wa 7. Haranditse ngo ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye yuko Uwiteka yatandukanyije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dusoma andi magambo y'Imana ari mu Byakozwe n'Intumwa. Ni ibice 10 umurongo wa 4. Haranditse ngo aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Ngaho nimufunge Bibiliya muhindukire turebane nyamuna. Kera nkitwa Gikeri na Ngagi, najyaga ntambuka abantu bose bati ngicyo kirahise, bagahindukira bakandeba. None ubu nasobanutse, sinzi impamvu abantu batankurikiza amaso, kandi vraiment numva nsobanutse. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye yuko Uwiteka yatandukanyije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Nimvuga gutyo urahita uvuga uti uzi koko zijya zimoka, uti njya muri nibature ngahura n'imbwa zikavuga ngo bwo. Urahita umbwira utuzi yuko koko zirara zimoka mu bipangu by'abakire. Ntabwo ariko zimoka, ntabwo ariko zimoka. Reka nkubwire ukuntu zimoka. Zarakumokeye, zikumokera uri umukobwa, ubura umuntu wakubwira ngo Joselyne. Zakumokeye uri umugabo, urebye mu ikofi usanga utunzemo ibipapuro, abandi batunzemo amafaranga. Zakumokeye uri umubyeyi, umugabo mwashakanye yakureba ati burya sinarinzi ko ufite agahanga kabi. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo n'imbwa zari zamutse. Iyo zamutse abantu bakwanga ntacyo mupfa. Iyo zakumokeye uracuruza ugahomba, abandi bunguka. Iyo zamutse n'abana wibyariye barakubwira ati watubyariraga iki? Zaramutse. Ariko uyu munsi, amen, amen, nimuvuge ngo amen. Byose bishobokera umuntu ugize ute. Uyu munsi ndashaka ko tubwira imbwa zamutse ngo maze iminsi umoka, narakumvisha. Ariko uyu munsi ndashaka kuceceka. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Zaramutse kugeza igihe wowe wibohera ikiziriko, nta nubwo ngukoraho, ariko humure ntugipfuye. Zaramutse kugeza ubwo utunze n'ibyo uziyahurisha. Zaramutse kugeza ubwo uvuga uti byanga bikunze nzava muri iyi si, ariko nanjye nkoze ikintu kibi. N'imbwa zakumokeye ntiwabimenye, nizo zikumokera ntubimenye. Ariko uyu munsi Imana ishimwe, turi bubwire Imana ngo cecekesha ibintu bimaze iminsi bimoka, kandi byarakumokeye. Nusubiza amaso inyuma urasanga byarakumokeye. Uzi iyo zamutse zikamokera abaririmbyi, ukora ritime bati wowe ugenda nabi. Iyo zamutse zimoka mu mpande zose. Iyo zamutse n'umukozi ukoresha arakurwanya.
arakurwanya. Umukozi wanjye aherutse kundwanya ndabibona, arambwira ati mabuja nzakurwanya kandi ntago uzanyirukana, nzakurwanya nkurwanye. Ati umugabo wawe nabonye adashobotse, ntabwo mvugisha, ntabwo ndeba ijisho ryiza, wowe nzakurwanya. Ntabwo zari imbwa zamutse, nanjye ndamubwira nti sinzakwirukana rwose, ndashaka kuzabana nawe undwanya mbibone. Arandwanya ariko arandwanya ndabibona. Namubwira bigeze aho ndavuga nti Imana ngiye kumwirukana, namubwira nti wambabariye nkaguha n'ibyo ushaka byose ariko ukagenda. Ati nzakurwanya kugeza ku iherezo, kugeza igihe njyewe ubwanjye nzibwiriza nkava mu rugo. Imbwa iyo zamutse yarandwanyije ndabibona, arandwanya akanyiba ku mugaragaro mbireba, kandi navuga ati nzagukubita nkumenagure. Ahita ambwira imyaka ye ati nubwo ubona ndagasentere burya nuko ndi gato gato ariko mfite imyaka 40 yanjye n'itatu, nzakumena umutwe. Kandi nari ntwitinda nkuru, ntashoboye no gusenga, byibura ngo Imana imunyirukanire. Ndangije ndamubwira ntubuse nakora iki kugira ngo uva. Arambwira ati ntacyo wakora, icyanzanye nicyo kizankuraho. Ni iki kiza cyakuzanye? Ati ntacyo wamenya. Ndashimira Yesu, navuye kubyara mageze arambwira ati narakurwanyije nsanga nturwanyika, narakwishe nsanga ntupfa, none rero ndashaka gutaha. Arambwira ati gira icyuma nibwirize ntahe. Ndamubwira nturashaka iki? Ati ngewe ndashaka yuko umpereza iriya televiziyo. Ndamubwira ntayo nguhaye hamaha ngaho undwanye, ukomeze undwanye duhanganye. Reka nkubwire, iyi mbwa zamutse, ndi kuvuga ku mbwa Zimoka. Iyo zamutse ibibazo bikubana ibibazo. Iyo zamutse byageze aho umugabo arambwira tumva rero ibintu ni bibiri, ngewe ngiye kwigendera, wowe ufite umwuka wera uhangana n'ibigeragezo. Niko yahise ambwira. None rero njye wanjye singiye kuzamena n'amavuta. Hari abadayimoni badakurwamo no gusenga, bakurwamo n'inkoni. Narasenze Imana yanze kumva, none rero yanze kumva ukaba waranze ko nkubita n'uyu muntu, ngiye nzigendera. Ntizari zamutse se buriya? Ndashimira Yesu, amaze ukwezi n'igice agiye. Amen. Ariko nari natagangaye, ntacyo nigeze muha. Ubwe narabyutse mu gitondo nsanga yapakiye. Arambwira ati kandi ntunsake. Apakiramo ibitenge bibiri byanjye bya superi bya kado byari byavuye hanze, aratwara ariko nsigira Yesu. N'abana banjye basigari bazima. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa se mu matungo, kugira ngo mumenye yuko Uwiteka yatandukanyije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Uwiteka azi gutandukanya, azi ururo n'icyatsi, azi ibyakugirira umumaro n'ibitakugirira umumaro, azi ibyagushyigikira n'ibyakwica. Imana yacu ifite ubwenge bwinshi. Reka nkubwire ibintu byakumokeye, wowe ubwawe bimaze kukumokera,
uravuga ngo ugiye kwidoroga, n'ubundi gusenga ntacyo bikumariye. Ufata umwanzuro ntago ngukoraho kandi uriyizi. Ufata umwanzuro uragenda widoroga mu biyobyabwenge, uranywa inzoga kandi nta kintu byakumariye. Imbwa zarakumakeye kugeza igihe nawe ubwawe wavuze ngo urarara mu kabari unakararamo nyine. Ariko uyu munsi Yesu arashaka kukugirira neza. Amen. Amen. Mbona hari abantu babumbye iminwa se mwandakariye. Urankunda mu kanya. Nutanankundira isura urankunda ku itegeko. None sugira ngo ntabwo Hamani yatembereje Morodekayi ku ifarashi kuko yaramukunze. Murabyibuka? Itegeko ryari rivuye ku mwami. Yabwiye Hamani aramubwira ati nkuko ubivuze hatabuzeho na kimwe, genda ubikore. Umukubite ku ifarashi, umwambike umwambaro kandi wanjye n'impeta, uzenguruka umurwa uvuga ngo umwami akunze kuba. Uwo mwami akunze kugira ati bajye bamugenza bate? Bajye bamugenza batya. Morodekayi nawe ati ibi ntabwo byoroshye, wowe ungejeje sejemu gusa, ariko abantu benshi bari i Nyarugenge, gera kwa Rubangura. Ariko agenda atembera ati nguku umwami w'umuntu umwami akunze kuba, bazajya bamugenza batya. Arabirangurura ati manuka ujye na Nyabugogo muri santere ubivugireyo. Nyamara yari yamanitse igiti cyo kumubambaho. Mana yacu irakora. Ariko ibi bintu byo gusenga birakora. Mwavuze ngo amen. Ibi bintu uko bikora mwababyeyi. Inzu yanjye barampamagaye ejo bundi bati umuyaga utwaye igisenge kiragenda kikubita n'andi mazu. Nahise numva mbaye ukuntu, ndavuga nti karabaye. Urumva sinyibamo, yabagamo umupangaye. Hanyuma rero bavuze gutyo ndavuga nti ariko ubu Satani ukwiriye kunca intege kandi ibintu byo gusenga bikora njye mbizi. Mpita mfata agahe k'iminota 2 gusa. Ntuzafata n'igihe kirekire. Erega Imana yacu irumva niyo wayihamagara umunota umwe ukiranuka irakumva. Mbwira Imana n'iki wakora? Ni umuntu ahita ampamagara, ubwo aranyihamagarira. Ampamagaye ndamubwira nti ndumva mbabaye, ariko ndumva utishimye. Ntago nishimye. N'umwenjeniyeri wabaye iki? Mba ndabimubwiye. Ati ubwo sibyo nibyo byakumeneye amavuta nashakaga ko nzu kansengera. Ni Mwuka Wera akorera mu mubiri muzima nyine, nanjye ubwo urumva ko nari nakomeretse. Arangije arambwira ati ngewe ndagisakarira ubuntu. Ndamubwira nti urasakaza iki? Kamabati yabaye uburere. Arambwira ati n'amabati ndayaguha yose. Mwavuze ngo amen. Inzu yayirangije uyu munsi, yishyiriyeho abafundi, yishyiriraho abayede, yigurira n'amabati. Nta nubwo ndajyayo ngo ndebe. Yahoze ampamagara hano ku rusengero ambwira ati inzu yawe yarangiye. Ko mwavuze ngo amen. Ibi bintu byo gusenga bigira bite? Injira mu bintu by'Imana ubundi wirebere gusa. Amen. Mu Bisiraheli nta muntu n'umwe imbwa izamokera. Nyamara hari ibintu bijya bimoka, byamoka nawe ugafata icyemezo. Uzi ko iyo byamotse
wikorera abayobozi kandi n'abayobozi babitera ntabwo ari bo, ahubwo ibikuri mu matwi, ibikumokera mu matwi nibyo biteza ikibazo. Uzi ko bijya bikumokera ukavuga ati n'uru rusengero nzarusohokamo, ukahita unavuga uti n'ubundi badusaba amafaranga menshi. Ntago bayagusaba. Iyo wakoreye yaguhamagaye niyo iguhata gukora kandi uzakore. Amen. Hanyuma ndarigarukaho gatoya, reka mbabwire ku buhamya kuko ibintu byose ndashaka kubivanga kandi bikagenda neza. Mvuka ndi umwana wa 12, 7 barapfuye, turiho turi 5. Hanyuma nge mvuka rero navutse ndi mubi, ntagira isura, mfite amabinga atendera, ndwaye amavunja, naratambitse ibirenge, mfite ikiromba kirekire cyari cyaracuramye, nakunama kigaca hagati y'amaguru bakagifatira inyuma. Mvuka ntagira isura ameze gutyo rero. Urumva nta forume nari mfite amabinga atendera, ya ntago ari amabinga. Ibi ni ibiryo n'amatama yo kurya. Yesu yanyiciye umwaku ampa ibiryo. Ako Mana ndashimira Imana yampaye ibiryo. Hanyuma mba muri ubwo buzima bwo kwitwa mubi, mbikuriramo, ariko kandi Imana inkubita impano. Ntirobanura ku butoni, yo kabyara ntireba nakavukira ngavuka kwa Nsengiyumva. Data yitwa Nsengiyumva. Irazi ibinkubisa umwuka wera, ibinkubisa impano, kandi ibinkubise ijwi ryiza ryo kuririmba. Ubu ryaragoramye ndashaje. Hanyuma rero abaririmbyi bangirira icyizere, banshyira muri korari, batu uyu mukobwa nubwo arimo bari kafite ijwi ryiza ryo kuririmba kandi azi guhimba indirimbo. Banshyize muri korari mu ijwi rya mbere, bati ntago tumwemera, yazahagararana nande. Dirija nshyira muri kabiri baranyanga, anshyira mu rya gatatu, muri gatatu naho baranyanga, anshyira muri baza, abagabo bazi kwihangana nabo baranyemera, bati tuzicarana ntacyo bitwaye. Hanyuma ho muri korari rero niho nakoreyemo umurimo w'Imana. Nahanura ntibabyemere, buhanuzi bwo mukena kenshi ntago babwemera. Natera korasi, bati niwumve yateye, bati yihindure. Barancunda, ariko Imana ikambwira ngo nzagushyigikira. Igihe kiragera, dirija wa korari hari Samudi aravuga ati Gikeri natera korasi. Urumva Gikeri nari ntarabyitwa. Gikeri natera korasi azatera ejo tujye kuririmba. Noneho twese turarebana, tuyoberwa Gikeri wari we. Ahita ambwira ati ni wowe Gikeri. Nari nariyakiriye kumva ko ndi mubi, mpita ntera korasi, ndayitera ngo mu gihe utazi nanjye ntazi. Imana iziyerekana mu gihe cyayo. Bati mucomeka ibyuma. Hanyuma turabyina. Izina rya Gikeri riba riramfasha. Umuntu wese baturi Gikeri, ndaturi ingagi, ndaturi igipyisi. Ayo mazina nyakuriramo bimumwanga munda, kubera ko banyakaga umusanzu sinkubone. Mvuka mu muryango w'abatindi. Nimvuga abatindi baba bari inyuma y'abakene. Nago tukira abatindi, ariko Yesu yatwiciye umwaka. Ubwo buzima mbubamo, banyaka umusanzu reka da, bavuga iniforume reka da, bavuga sorute reka da, bavuga gusenga bati turakoteza tuziyakire reka shwi. Perezida wa korari aranyirukana, aravuga ati uretse kuririmba gusa nta kindi kintu tumariye. Kandi koko yavuze ukuri, nta kindi kintu nari imaze. Aravuga ati ndakwirukanye, Imana ni kwibuka nzakugarura muri uyu murimo.
itarakwibuka ndakwirukanye. Abaranyirukanye nanjye Satani ahita nsanga arambwira ati bundi Imana wakoreye itaragukishije iromba, itaragukishije amavunja, itaguha imyenda, reba amabingo ufite, genda wiyahure. Mpita ngenda njya kwiyahura. Reka nkubwire, iyi Imana igufiteho umugambi ntupfa. Njya kwiyahura ngura kiyoda, ndaza nicara iwacu ku buriri saa 2 z'ijoro, mbwira Imana nti bayi ngusezeyeho, nanjye nyibwira ibyo yanyimye, nyibwira ayo mabinga nyereka iromba, ndavuga nti bayi ndabizi ko ubugingo bwawe butazabumpa, none ngusezeyeho. Reka nkubwire, mbere yo kwiyicana, mbere yo kwiyahura, ujye ubanza basuze mu rusengero gusezeraho Imana, byashoboka ko yahaguhera umugisha. Ndangije rero ngiye kunywa iyo kiyoda, hari saa 2 z'ijoro, nagiye kubona nari nakinze ahantu hose. Urumva nabanaga na mama gusa, aryamye mu cyo cyumba, nanjye ndyamye mu cyanjye. Ngiye kubona mbona iwacu hinjiye umugabo aza yambaye ikanzu y'umweru, mubona nkuko nkureba uku siyerekwa nari ndimo. Naramurebye turanavugana, nyoberwa ahantu aturutse, arambwira ngo Joselyne, Imana iza amazina yacu, ujya witonda. Ndamwitaba ngo karame, arambwira ngo shyira hasi iryo cupa ngo nkuririmbire kuko nzanwa no kuririmba. Yari afite uburebure ntarangiza kureba. Ndishyira hasi, araririmba ngo urugamba rugeze mu mahina niho Yesu agaragara, ngo maze ujye wicacakera ibikomeye azabyoroshya. Yaririmbaga amajwi ane kandi ari umuntu umwe, yacurangaga amagitari kandi ntamureba, na nkumva mu cyumba ni imiziki. Yari afite amaso meza cyane, yararebaga nkabona ararabagirana. Ndangije ndavuga uyu mugabo avuye he? Ibyo kwiyahura nahise mbyibagirwa. Ahinduriramo indi ndirimbo ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro ryarangiza rikabatinyura. Uyu mugabo kandi yari azi no kubyina, arabyina iyo njyana y'iyo ndirimbo arabyina. Ndavuga nti uyu mugabo nintamufasha kubyina aragira ngo simbizi, ntihave nkwereke. Ndamanuka ku rutara, mufasha kubyina wa mugabo, turabyina ibintu birakomera, turabyina ncumugara, turabyina ntambitse ibirenge, amavunja sinayumvishije, ariko mwaka byarama Imana nashoboye. Ndabyina ka gacupa ka kiyoda mba ndakamennye mu rukerera. Ngiye kumva numva arambwe ngo Joselyne tugiye gutandukana, twaraye tubyinana. Ntabwo dutandukana ariko ntaguhaye umugisha kandi ndaguhindurira izina. Arambwira ngo izina bakwitaga Gikeri nk'isuhiriwe, ryo bakwitaga ngagi nk'isi Yohana, ryo bakwitaga Gipkisi nkwise Esiteri. Arangije nkora mu maso, arambwira ngo nkwatse isura mbi, byumvikana ko nawe yarabizi ko ndi mubi. Arambwira ngo nguhaye uburanga aribwo bw'ubu undebana, nejo ngarutse wasanga yampaye ubundi buranga, ngewe abumpa buri munsi. Ndabeshya ntiwaje iwanjye? Yesu ashimwe. Ndangije rero niromba ndabigeraho, nimuhumure, iminota yanjye ndayikoresha neza kandi ibintu byose ndabigenza neza. Yesu ashimwe. Arangije ankora kunda, aramwe ngo ngukishije iromba ry'ikigeragezo, ntuzongera kugira iromba ukundi. Ankora ku birenge, arambwira ngo nguhaye ibirenge bizima, ngukije amavunja. Izi nzara nazimeze maze kubona fiance, nibwo nabwiye Imana ntubuse nzambara inkweto ntagira inzara. Inkubitamo inzara ututu n'impfu mureba. Ayi Imana aho yakuye zimwe yahasize n'izindi. Hanyuma amaze kumbwira ibyo, arambwira ngo kandi nzakwimura igitarama, nzagutuza i Kigali, nugera i Kigali nzakwamamaza. Ndamubwira ngo niki cyatuma namamara? Yari afite Bibiliya, arambwira ngo uyu muzingo w'igitabo uzatuma wamamara. Arangije arambwira ngo si ibyo gusa, nzaguha imodoka ugeze mu mujyi wa Kigali. Ndamubwira nti imodoka uzayire kubanza umpa ibiryo, n'inzara yaranyishe. Twaravuganye rero.
arangije arambwira ngo inzara nzayikumara ariko niyo modoka nyiguhe. Arambwira ngo kandi nzaguhuza n'abakomeye, nguhuze n'abasirikare musenge. Arangije arambwira ngo si ibyo gusa kandi nzaguha n'umugabo mwiza. Ibyo umugabo byo nahise mubwira ntibireke kuko nta musore wanyemera. Kandi nawe urabyumva, umusore wambwiye ngo ndagukunda ni uwa Fabien tubana, ni n'uwanyuma. Arangije arambwira ngo si ibyo gusa uzadonerera n'umuzungu. Ndamubwira nti oya, umuzungu ntibyakunda, mfite amashuri 2 ya primaire. Arambwira ngo sinita ku mashuri umuntu yize, ndindi ijambo mvuze nkarisohoza. Ibi ngibi nzabikwereka yuko ngewe ubwanjye ari njye ubivuze. Ngayo nguko uwo mugabo barigendeye, uko yaje nako yagiye. Narambuye amaso ndamubura, iromba ndarisigarana, amajigo ndayasigarana, n'amavunja ntiyakiza ako kanya. Ngo mpeza kubibana. Hashize iminsi 3 umuntu azi wacu arambwira ati hari umuntu n'umukozi wo mu rugo, none waza nkakujyana i Kigali. Ndavuga nti wabukoze. Aranzana hariya ku Kimihurura mu Kimicanga. Ngeze mu Kimicanga bari batarahasenya, angejeje kwa mabuja hari saa 3 z'ijoro. Bahita banyanga baravuga bati twagutumye umukozi mwiza, ntitwagutumye iki kintu. Iki kintu nticyateka ibiryo ngo umuntu abirye. None rero jyana umuntu wawe uzatuzanira undi. Wa muntu nawe ntiyampitike injyana iwacu, kandi ubwari ubwa mbere ngeze i Kigali. Urumva nanahageze ninjoro. Arangije arambwira ngiye i Kigali bakwanze uhita wiyeranje. Njya kwiyeranja rero ndara hariya mu gishanga cya Kimicanga, aho niho nabereye mayibobo. Ntangira ubuzima rero bw'ububobo, kandi ndi umurokore, ndi n'umuhanuzi. Guhanura ntibyatuma Imana itakwigisha icyo yashatse kukwigisha. Ntangira ubuzima bw'ububobo, ndasabiriza, ndafunguza, ndarya puberi, ndakubitika Joselyne. Kugeza izindi mayibobo zambwiraga ati noneho uyu munsi twashakishije twabuze n'abaturengera, ngwino tugende. Nibo banyigishije kujya mu gakinjiro k'imbaho ka Gisozi, twikorere Gasenyi, tujye tugenda tuziha abaturage bo ku Kagugu. Urumva nibo banyoboraga. Noneho bazajya baduha ibiryo. Mbitangira ubwo rero nkajya nirirwa ncuruza Gasenyi nifuza ibiryo, nkagaruka indaro yanjye ikaba mu gishanga hariya mu Kimicanga. Umuntu aza gukuramo ibijumba rero ansangamo aho mu Kimicanga. Nararyamaga ninjoro bwacya nkasanga iromba ryagabanyutse kugeza igihe nirebye nsanga ryashizeho burundu. Ntumbaze niba ari imbeho yarijyanye, niba ari inzara ntubimbaze. Igira intwaro nyinshi rwanisha kandi ibintu bigakunda. Hanyuma umuntu aje gukura ibijumba ansangamo yari yazindutse, ambazwa impamvu ndimo, ndayimubwira muha ubuhamya. Nsanga ni mwene data ati ngwino ngucumbikire, nuba arahari. Atuye hano kuri KBC. Arangije rero abanjyanye iwe, arantunga. Hanyuma akajya nsigira amavuta y'ingurube mu mavunja, hanyuma akajya mu tuvuta twiza nkisiga, n'amajigo agenda ashiraho. Ngenda mba agakobwa keza, niromba urumva ryari ryararigise ryaragiye. Kugeza igihe nirabye nsanga ndagakobwa gasobanutse. Okay, mubaza rero ahantu najya gusengera. Arahandangira arambwira ati nge simpari, wowe uracaha naha ujye gusenga. Hari urusengero rwa Kimihurura kuri paruwase, ni naho nteranira ubu. Hanyuma ugenda usenge. Ngewe rero mpageze ndayoba, nyura mu kigo cya Kanjepe, masanga icyapa cyanditse ngo stop. Amashuri yanjye 2 ntiyarazi stop cyari cyo. Nshaho ndakomeza ndagenda. Ngeze imbere mpura n'umusirikare arambwe ngo uravaho ukajya he. Ndamubwira ntese wowe uravaho ukajya he?
ati ntubona ko ndi umusirikare nanjye ndundi. Arambwira ngo urwanisha iyihe ntwaro? Mwereka Bibiliya ntingiye ndayigendana. Korera mu yihe batayo y'108. Iravuga ngo njyewe ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ibintu namubwiraga bihita bimenyana n'ibimurimo. Ubundi umurokore nyamurokore. Amen. Umurokore nyamurokore iyo umurebye ibimurimo n'ibikurimo bihita bimenyana, biribwirana. Ahita ambwira tumva rero sha, ngiye kukubwirira abandi bene data bazubabwira impamvu y'ibyiringiro byawe. Arabahamagara baza ari 40. Ndababwira baravuga bati uyu mukobwa tumushyire muri groupe yacu tujye dusengana atubwire Imana kuko ibintu bimurimo ni byinshi. Ndababwira nti kereka nimwemera ko nzabayobora. Bati turabyemeye uzatuyobora. Ibyo wa mugabo yavuze biba birasohoye. Mbajyana kuri uwo mudamu ndababwira nti rero aha niho mba, nimuzajya murangiza akazi mujye muza duhamagara Imana. Bakaza tukayihamagara rero. Niho natangiye mbaha ubuhamya bw'ukuntu banyitaga Gikeri n'iki. Bati duhera iwanyu tujye kuvuga imirimo y'Imana. Nsubira iwacu ndagakobwa keza, nabo ntibazi uko iromba ryagiye. Hanyuma ntangira gukora umurimo w'Imana nabo bene data, kugeza igihe rero nabwiye Imana nti umva twumvikane, wambwiye imodoka, none imodoka ko maze kuba umuntu muzima uzayimpa ryari? Imana irambwira ngo mbwirire uriya mudamu, twari mu nzira duhuye, irambwira ngo mbwirire uriya mudamu ngo nzamuha imodoka 3 n'inzu yitaje ku Kacyiru. Mpita mvuga ngo madamu umva ukuntu Imana ivuze. Mbimubwiye arambwira ngo oya ntago byakunda, ndi umuganga mpembwa amafaranga make, ntabwo yagura imodoka 3 n'inzu itaje. Ndamubwira ntibivuzwe n'Imana itabasha kubeshya bizasohora. Arambwira ati dukora n'inyandiko nibisoze nzaguhimwe. Turandikirana kuko nari nabyumvishije ko ari yari bivuze. Amen. Dukora n'inyandiko. Urumva ko umuhanuzi mwiza n'uhanura ibintu akajya no kubisengera. Urumva nashyizemo n'agategeko kuko yari yambwiye kazampimwe. Mujye muvugisha ukuri ariko. Ndagenda mbwira Imana nibisohoze vuba. Kwezi kumwe arampamagara ati mbonye imodoka ya mbere mu buryo bw'igitangaza, mbonye ya kabiri mu buryo bw'igitangaza, mbonye n'iya gatatu, mbonye ko nitaje nzayubaka, ngwino mbe nguhaye imodoka twavuganye. Ndagenda mpa kontake, mwavuze ngo ni kontake. Haleluya, haleluya. Imana igira inzira z'ibyo yavuze kandi zabisohoza. We kwirirwa uvuga ngo bizaca he? Ibivuga niyo kwizerwa. Ubundi ntushinzwe kuyishakira inzira. No mu gikuta yabirema yahaca inzira naho wicaye. Igitangaza cyaho turi kukavuga uti burya nari nkicaye hejuru. Nibwo uwo mudamu yampaye kontake ampa n'umushoferi uzajya ntwara imodoka nyimara n'ibyumweru 2. Imana itangira kuntuma habahanuzi iti iyo modoka ni ikimenyetso. Impamvu nagwaye ikimenyetso nuko wari untitirije ngo ninsoze ibyo navuze, nayiguhaye nk'ikimenyetso kugira ngo nkwereke ko ndi Imana ishoboye. Yisubiza uwayiguhaye inyuma yiyo hari yindi. Mbwira Imana uramenye umva kugerageza, ntabwo narekura iyi modoka, sinyirekura. Imodoka imbere, imodoka hagati yanjye n'Imana. Abahanuzi baba 8, uwa 9 niwe nemeye. Aza ari nyavuye Cyangugu muri Murya, araza arambwira ati umva ukuntu Imana intumye, hitamo imodoka cyangwa ubugingo. Ndavuga nti nimihitamo imodoka irankubita ku giti mfe, hanyuma rero ndimbuke. Ndavuga nti mpisemo ubugingo. Ati nkira muri iyi modoka tujya gutanga imodoka y'abandi. Ngaho iyo nguko sinjye wahera hahera imodoka. Imana ihamagaye abantu batunze imodoka se mu Rwanda sinagenda. Ese sinayitunze ibyumweru 2 yitwa yanjye. Iyi Imana irashoboye wa kandi hahirwa w'ibyayo bitazagusha. Hanyuma y'ibyo mbwira Imana ngo imodoka ndayibonye, none se umuzungu tuzahurira nzajya Buraya nihe tuzahurira?
Imana irambwira ngo ugiye kudonera umuzungu, nza gukundana n'umudamu utuye Kicukiro. Ndangije ndamubwira nti Imana imbwiye ibi n'ibi. Arambwira ati ibyo bintu ndabizi, none rero dore ikibazo, ku wa gatandatu mfite ubukwe bwa murumuna wanjye buzabera Kibungo kandi n'ubwo umuzungu. None rero abarozi bazaburoga bitewe n'ishyari. None rero tugiye guhagarika abandi badoneri bose. Wowe uzagende udonere. Ndamubwira nti reka da, ahubwo abadoneri bareke. Umuzungu aba ari we njya kubera umugariso w'odoneri. Njya mufatira abo bagome ba mbere batazahita banamugirira nabi, kubera yuko abazungu ntabwo bagiriye rekwa cyane. Nibe n'abanyarwanda babyanzura batyo, bahamagara umuzungu barabimubwira, barambwira bati duhurire Kacyiru. Njyayo bakorana inama, nanjye njyamo, bavuga Icyongereza. Ngewe ureka da, nari meze nk'imbwa ireba televiziyo, ariko Imana ibibamo. Baravuga bati uyu muntu azagufatira abarozi. Nti sawa. Muzungu arabyemera ati uyu niwe mugariso w'odoneri. Hanyuma rero bandodeshereza ijipo n'ikote bisa n'ipantaro y'umuzungu n'ikote ry'umuzungu. Njya kumufatira abarozi, ugira ngo nafashe n'umwe. Umunezero nari mfite watumye nterekwa, ariko kandi Imana yabibayemo nta n'uwamurozi. Iyi Mana irihagije nivuga ibintu. Haleluya, haleluya. Iyi Mana nikubwira ibintu sigaho, kuko ibifitiye inzira. Abantu babiri bazi Icyongereza baza biruka nkano mbere kuko nabigenje. Babiri kandi mugire bwangu. Nta bantu babiri bazi Icyongereza muri iri teraniro. Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Mumfatire mikoro. Mwihangane nimwe mwantumiye. Mwihangane mbabwire Imana. Iminota mikeya nimuhumure. Rwose simpinda, murumva ko nanjye mfite agahinja. Uraba umuzungu. Sibyo? Uraba umuzungu. Yego. Yes. Wino nawe hano. Uraba umuzungu, wowe uraba umusemuzi. Bashatse. Uzajya umbwira ati umuzungu avuze gutya. Muzungu nawe urajya umbwira uti tunganyira ikote neza mu Cyongereza. Nawe uhita umbwira uti umuzungu aravuze ngo tunganya ikote neza. Umbwira utabarozi wababonye. Ibyo ngusubiza nibyo ubwira umuzungu. Tangira umbwira. Amashuri yanjye abaye make. Tunganya ikote neza. Hanyuma ubwo ntimwabyumvishe uko byagenze se, ngo amashuri yabaye make. Nta kigendere. Nimwigendere birahagije. Mwabibonye nadonereye umuzungu birakunda. Banjyana muri Muhazi turifotoza ibintu birakomera. Mbwira Imana ntariko mfite ipfunwe. Ntabwo nanezerewe. Nabwiye Imana nti mfite ipfunwe. Nubwo badufotoreye muri Muhazi, ariko imyaka ibaye 30. Nta musore urambwira ngo je t'aime. Iyo ubona ndonera abandi, njyewe nta umbwira ngo arankunda, bizagenda bite? Imana irambwira ngo ngiye kuguha umugabo kandi wihuse. Imana irashoboye. Hanyuma njya mwivuga butumwa i Butare ku kindi cyumweru. Hanyuma ngeze i Butare mbwira isiteraniro, nkoreshaho fundraising niyo bari bantumiriye, maze kwitangisha igiterane nza gutega kwasteri. Ngeze muri gare itaratsimbura, ngize hinjiramo umusazi w'umugabo, araza ntunga inkoni yari afite mu ntoki. Arambwira ngo igihe nakurindagirije natumye so atanyoko kubera kuri mubi, ntuma abantu bakwanga, ngo utegeka kwiyahura Imana ikurwanaho, na bene so wahungiyemo bakwita Gikeri. None Imana ikurwanyeho iguhaye umugabo muremure w'igikara. Abantu bose baraseka muri kwasteri, ariko numva gushije ahantu nashakaga.
abarasohotse abarirukanze kwasiteri razigeze Nyabugogo ntega indi tagisi muri gare yaburaga abantu batatu ngo yuzure. Haza umusazi w'umugabo wambaye ubusa araza aravuga ngo abantu muri iyi modoka mwese ngiye kubakubita ngo ndasigaza mu uyu mukobwa wenyine ngo niwe ntari bukubite n'impamvu ntamukubita ngagiye kujya ahantu mwivuga butumwa ngakura umugabo muremure w'igikara ngo murumva niyo umuntu yasara ngo ntiyakubita umugeni ati sohoka nkwereke ndasohoka abandi abahinki n'amakofi ndasigara kuko nari umugeni. Iyi Mana irakora. Mbwira Imana nti hanyuma ibi bintu abasazi bavugiye umunsi umwe ushobora kuba ushaka kumpa umugabo ngo usabye umugabo wujuje ibintu bitatu. Icya mbere azaba akunda Imana n'abantu, icya kabiri akunda amahoro, icya gatatu akunda icyayi cya mukaru. Ibyo ni ibimenyetso ngusabye. Hanyuma rero ku kindi cyumweru nibwo nari kujya kubwiriza icyo giterane cyo mu Bugesera. Ndagenda rero mvuga Imana, mvuga n'ubuhamya. Musora ajya ambwira ati ngewe natewe n'ijwi rikajya rimbwira ngo uyu mukobwa agira ukuri. Umukobwa yavuze ko yari afite amabinga, ijwi ngo ryahereye ubwo ari muzengereza. Hanyuma akajya kurura intebe gake, yari yicaye ku ntebe ya sheze ayikurura gake ayikuye muri korari, yarambitse gitari hasi inyuma mpaka ku ruhimbi handeba neza. Nibwo rero tugiye kurya kwa pasiteri namubaje nti wandebaga iki, arambwira ati nagukunze tuzabana. Mubaza ibintu bitatu akunda, ati nkunda Imana n'abantu, cya kabiri nkunda amahoro n'amahoro tuzubaka, cya gatatu nkunda icyayi cya mukaru nukintekera nzagukundwa akaza. Ndahaguruka ndamuhobera nturi umugabo wanjye ndakwemeye data buko baraturitse ararize. Rero ubundi ibintu by'Imana byijyanamo. Reka nkubwire impamvu rero telefona ntibicemo, nta Mana ibirimo. Ibintu Imana irimo nta urara bihata, nta urara byinginga, byijyanamo birisunika. Hanyuma data bukwe ahita ambwira ati rero ibyacu by'abanyamurenge ntago tubiranzika. Uyu musore wanjye aritonda ashobora kuzabivamo. None ubu turi ku cyumweru, taha ujyane iyi foto uyijyane iwanyu ubabwire ko kuwa kabiri tuzaza gufata irembo. Umusore ntibamuzi, ntibazi niyo mukuye. Ndagenda mbibwira iwacu ni kuwa kabiri bazaza gufata irembo. Naje kuhimuka kwa wa mama njya Kimironko, hanyuma rero aho niho bafatiye irembo. Uwo mudamu rero ndamubwira nti nabonye umugabo nti nguyu ku ifoto kandi kuwa kabiri bazaza gufata irembo. Arambwira ati ariko warasaze? Ndamubwira nti sindasaze ndi muzima. Arambwira ngo nubwo Imana yamanuka n'amaguru n'amaboko ukayibona ntago uyu musore gutya yakwemera. Ndamubwira nti yanyemeye, reka mfate telefone muhamagare na data bukwe nibo bari bukwemeze ko yanyemeye. Ngayo nguko kuwa kabiri baza gufata irembo. Rero ibintu birakomera, sinjye wahera. Imana yari yambwiye ngo nzagukorera ubukwe bwiza, irabukora, ibukora kandi yambujije kwitwerereza. Yarambwiye ngo ngewe Imana umwana n'umwuka wera turihagije. Arambwira ngo ntuzigera utumira umuntu n'umwe, nzerekana imbaraga zanjye kuri wowe. Hanyuma rero ubwo ngubwo nta muntu natumiye. Kuwa gatatu nzashingirwa, kuwa gatandatu nagiye numva umuntu arampamagaye. Nta kintu umusore afite nanjye ntacyo mfite. Cyakora ivara ryo nari narashatse mu nkwano, urumva nari narashatsemo ibintu nk'ibyo. Noneho rero mvuga ntubuse nzajya kukimihurura. Ngena nanabwiye umusore yaje kwimuka nyina turi Kigali. Ndamubwira numva rero wa musore we uzajya kukimihurura nanjye nzizana, nzatega tagisi tuhurira kukimihurura ntacyo bitwaye. Nawe tekereza gutega tagisi wambaye ivara. Hanyuma kuwa gatatu umuntu arampamagara arambwira ngo ndi diregiteri wa Sonarwa.
ati hari abantu bambwiye ngo usengera abantu bagasubizwa, ntibarasubizwa rwose. Nanjye nahita nsubizwa, nti nukuri wahita usubizwa. Ati duhure noneho nsengera nsubizwa mbibone. Duhita duhura. Ndangije ndamubaza nti se urashaka iki? Arambwira ngo amafaranga ndayafite, amazu ndayafite, umugore n'abana ndabafite, ariko nabuze ikintu kimwe. Ndashaka kuba inshuti y'Imana, nkagirana ubusabane n'Imana, nkayimenya, ngakizwa nkayimenya. Nicyo cyonyine. Ati ni cyane ndagusengera, mba ndamusengera, atari ko nanagukunze, nsaba icyo ushaka kandi icyo unsaba cyose ndakiguha. Ndangije ndamubwira nti ngewe nzakora ubukwe ku wa gatandatu, ngusabye kuzantahira ubukwe. Ati cyo gusa? Nicyo gusa. Ati nsaba ikindi, kubutaha nzabutansaba ikindi. Ndashaka ko nzagenda muri iriya jipe yawe, akaba ari izantwara. Ati cyo gusa? Nurashaka ko ngusaba n'ibindi se? Ati ndabishaka. Ndamubwira nawe reba ibinkwiriye. Ntabwo nari nzi ibinkwiriye mu bukwe byari byo. Nawe urumva Imana nari nzaharira, nzahuye vuba, sinari nzi byari byo. Arambwira ati nkurebere ibigukwiriye. Ati nzagukodeshereza imodoka 4 z'amajipe, n'iyi yanjye ya 5 nzanakodesha kwa stere 2 zizatwara abantu. Ibyo ntibihagije? Ntibirahagije. Arambwira ngo ubundi se ufite iwanyu? Nti nta hantu ndererwa. None se ubukwe bworoganije gute? Ibya dote bimeze bite? Ntago mbizi. Ati ishyano riragwira, tugende iwanyu mbaze. Ageze iwacu, reka mbabwire iyi Imana irihagije. Ageze iwacu arabaza ati ubukwe bworoganije bute? Barabimubwira ati reka da, ahangaha ni hatoya, hazaza abantu benshi hano, kuko namaze kubwira abantu bose tuziranye ko mfite umwana w'umukobwa nzashyingira. None murakodesha sare, ngewe nzagaburira abo bantu bose, naho baba abantu 10,000 nzabagaburira inkoko n'ifi, nta nyama z'inka nshaka muri ubu bukwe. Baravuga bati ntacyo dushoboye twebwe, ibyo twari dushoboye twarabikoze. Arangije mwabonye ahahamagara mu rugo ku Kimironko hamwe bamamaza mu ntuza, yarahamagaye aravuga ngo mfite umukobwa nzashyingira wanjye ku wa gatandatu muri amasare. Mwabonye aho bahita bavuga bati turayiguha, baba barayimuhaye. Bamaze kuyimuha yabagishije inkoko nyinshi. Nawe tekereza inkoko abantu bariye zigasaguka, zimwe bakazisubiza iwacu, izindi bakazizana iwanjye. Nazimaranye icyumweru naragaburiye abantu zanga gushira. Imana ikora ubukwe, yankoreye ubukwe ndabibona. Haje abantu nzi nabo ntazi. Reka nkubwire, ni nawe wanyitwikururiye ibintu yantwikuruje. Namaze imyaka 2 ntarajya kuri butike kugura umuceri, kandi narahaye abantu. Reka nkubwire, ibintu Imana yakoze ni amateka. Mwavuze ngo amen. Iyi Mana irakora cyangwa ntikora? Iyi Mana irakora, kandi ibintu byo gusenga birakora. Nuyirirwa imbere ntukagira ngo uri mu guhamba imbwa, naho wicaye hari ibintu Imana iri gukora, hari ibintu Imana iri kuritura kubwo gusenga. Imana yaranshyigikiye ikora ubwo bukwe, abantu bose baratangara. Reka nkubwire, ku munsi w'ubukwe niwo munsi nabyinnye ngira ngo ndacika amaguru. Narabyinnye, umugabo w'iwanjye agira ngo nasaze, narabyinnye nkuramo inkweto.
ndabyina ivara ndarizinga agira ngo nasaze ariko karavuga ataho kugira ngo banseke ko umugore yasaze have nanjye nsarane nawe birangira ahina ipantaro araza turabyina ubukwe buhinduka igiterane mwavuze ngo amen. Data bukwe yarakodeshaga mu Bugesera, urumva ko ari umunyamurenge, yarakodeshaga i Nyamata. Barangije muri ubwo bukwe ibintu byabereyemo ni amateka. Abagabo babiri bahita berekwa, bamenya ko data bukwe atagira inzu. Abagabo babiri b'ubwabo bahita bubaka inzu ya kadasiteri. Wavuze ngo amen. Ya data bukwe. Data bukwe rero anyemera nk'inkimwe. Nawe urumva umukazana w'umugisha, nawe tekereza ikintu gituma atega indege akaza gutsura umukazana. Mwavuze ngo amen. Iyi Mana ifite imbaraga, iyi Mana irakora. Mu gitondo nibwo yambwiraga ndi kwitegura, arambwira ati nubwo abandi batakwemera ariko nge ndakwemera. N'umugore wanjye naramubwiye ngo akwemere, n'abana banjye bose barakwemera, kubera ko wambereye umukazana w'umugisha. Ntabwo ari nge wabiteye, ni Kristo. Ntabwo ari twe turiho, ni Kristo uriho muri twe. Yesu ashimwe, amen. Bibiliya iravuga ngo aramutumbira, aramutinya, aramubaza ngo niki mwami? Aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Mwavuze ngo amen. Hari ijambo umushumba yavuze kandi ngira ngo ntimwabishyigikiye. Ngiye nahise mbyumva, ndavuga ngo Mana, iyi nzu nzayitangaho amafaranga, kandi nzayitangaho amafaranga atari make, kandi si nyavuga, ariko nzajya nza nyasige mubibone, nyasige mubibone, ariko nzayikoreraho umugisha. Yavuze ijambo aravuga ngo umuntu uri butange agakora igikorwa kuri iyi nzu y'Imana, niba yarari mu bukode, Imana imuha inzu. Amavuta y'abashumba mujye muyubaha. Ashobora kubivuga kuri ukagira ngo ntiyavuze. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo gusenga kwawe ndetse n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe cyane. Gusenga kwawe kumvizwa, gusenga kwawe. Kandi ikintu kigaragara, ntimureba yuko turi muri iri teraniro kwa kane, kuwa kane utaha abantu bazaza gushima. Muyobozi uzaha abantu gushima, kandi nawe uzashima, nawe uzashima. Ntuzashimisha umunwa gusa, ahubwo uzibuka ko mufite inyubako. Sibyo? Uwacu ntiyatanze 220 ngahe. Ibintu Imana ikubwiye ntubyibuka. Nta minsi 3 yarasigaje ku isi. Ntayo nari kubimubwira ndi na hano. Ntayo yarasigaje. Ariko kubera ikintu Imana yakoze, kubera ikintu yakoze, byakoze ku mutima w'Imana. Haleluya, haleluya. Gutanga no kwiteganyiriza. Reka nkubwire, ushobora gutanga amafaranga niyo wagira make, rega amamiliyoni n'amamiliyari. Imana ntizagusaba ibyo udafite, kuko izi mu mufuka wawe. Kandi nuyiha 5 ufite 5,000,000, nabwo izaba yabibonye ko yibyese.
Imana ifite ijisho rireba. Reka nkubwire, hari ibintu dukora Imana igakuraho impfu twari gupfa. Yesu ashimwe. Bambaze ndi muri koma, nari ngiye gupfa, kuko n'abaganga bambaze barabimbwiye, barambwira bati wowe uri mu gihe cy'inyongezo kubera ko byari byarangiye. Hanyuma Imana ngo yibutse ikintu kimwe gusa, yibutse ko njya kubyara. Iryo joro nari nahaye umuntu matera, umugabo yataye muha matera. Imana irangije irebye iyo matera iravuga ngo uyu muntu reka musubize ubuzima, aracyafite iminsi. Amen, amen. Tugiye gusenga Imana. Ni ibiki byakumokeye se? Ni ibiki byakumokeye ugafata imyanzuro? Ndabona abantu batangiye gusohoka kandi simbikunda. Sinkunda abantu bataha ntarava ahangaha. Ndashaka gusengera abantu b'Imana. Ibintu byakumokeye tubicecekeshe kuwa 4. Nawe uzaze kuvuga ngo byaramokaga, ariko uyu munsi Imana irako yakoze. Nanjye hari iki Imana yakoze. Abantu bumva imbwa zarabamokeye nari gusenga mu byiciro, ariko bitewe n'amasaha yagiye ni mwibwirize muhaguruke. Harimo n'abakobwa babiri bari bagiye kwishingira umusibe ejo, nabo bahaguruke. Mwese muhagurukire mu kivunge dusenge. Uwumva wese imbwa zaramugizeho ububasha zikamoka, ibyo bintu byakumokeye turashaka kubikubitisha imbaraga z'umusaraba wa Kristo Yesu. Harimo n'umugore wararaga wenyine mu buriri bwe, yaramaze amezi 3 arara mu buriri bwe, n'undi akarara ukwe mu cyumba cye, n'undi akarara ukwe. Nawe ubwo ngubwo yahagurutse. Tugiye kubwira Imana ngo Mana cecekesha ibi bintu byamokeye abantu b'Imana. Yewe Mana reka nkubwire, harimo n'umuntu ufite inyatsi nyinshi. Harimo benshi ariko ndavuga kuri uyu umwe yagize inyatsi ku buryo ubwe yabuze amafaranga atazi aho yashyize, kandi yari menshi. Atinya no kubivuga aricecekera kubera ko ayo mafaranga yumvaga abantu bazamuhindura ikigoryi. Nawe turamukubitira ibyo bintu. Tugiye gusenga Imana. Harimo n'umugore wari kwiyahura we, ariko mada reka kwiyahura ijuru riratabara. Mbese ubu wamaze wowe no kwishyira mu mva ni Yesu utarakwemerera kugira. Naho ubundi wowe byararangiye. Tugiye guhamagara umushumba dufashe gusenga, atubwirira Imana ngo icecekeshe ibi bintu byose. Reka dusenge. Mana urashoboye. Burya iyo tugiye kukubwira ntago twikebagura. Wavuze ibi byose kubera ko hari icyo ushaka kubikoraho. Tugushimiye izi ndwara z'amayoberane ukijije. Tugushimiye izi mpanuka ukuyeho. Tugushimiye ubu bugome bwari bugiye kugirirwa bamwe muri twe. Tugushimiye abangaba bari bagiye kurwara ibisazi ukijije. Tugushimiye aba bakobwa uhaye abagabo ukaba ugiye kubakira ingo z'imigisha. Tugushimiye aba basore nabo uciriye inzira. Tugushimiye aba bari bashonje uhaye ibyo kurya. Tugushimiye abangaba batari bafite ibyo gukora uhaye imikorere. Tugushimiye imirimo n'ibitangazo ukoreye muri ino teraniro. Tugukomeye mu mashyi. Turagushimiye Mana. Turagushimiye. Twizeye tudashidikanya ko ubikoze. Ababyeyi bakuvugirije impundu, kandi izo mpundu ni izawe. Twese turambuye ibiganza tugwaye icyubahiro. Ni wubahwe, ni wowe uvuga bikabaho, kandi ni wowe utegeka bigakomera. Ni wowe ukoresheje abakozi bawe, abo nabo baha umugisha. Turavuze ngo ni wubahwe. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.